Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu, mbahaye ikaze na karibu ku Ano TV, ikaze cyane wowe ugeze kuri icano bwa mbere. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane, karibu cyane we mushyashya, Imana yamuri guho umugisha mwinshi. Mbere yo kugira icyo mvuga, reka tujye imbere y'Imana tubanze dusenge Imana nziza, Imana ikomeye, Imana igira neza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, amasanje imbere ubwiza bwawe ngushima nguhimbaza, ndagushimye ko abanye natwe kuva mu gitondo tukaba tugeze muri amasaha tugihumeka umwuka w'abazima, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Papa nsutse umutima wawe imbere nk'amazi, mbere ya byose ubanze umara unyeze untunganye, ubanze unkure nkamba n'ibizingo, ubanze unkure gukiranirwa kwanjye kose, inzandiko zose Satani yandegeshaga zicaguke zitabwe mu nyanja yo kwibagirana, ukimara kunyuhagira no kunyeza Uwiteka Nyiringabo, ndasengera umuntu wese uzafungura iyi video mwami, yaba uyu munsi nza kwishyiraho cyangwa ikindi gihe mu myaka izaza, imbaraga z'amaraso zizamukore zimwe zimutunganye, amaraso azamutunganye agora ku ngoma, uzayumva arusha remere uzamutabara uzamurengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana abana nanjye muri aka kanya ngiye kukuvugira, ntabari njye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Nanone tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana ishize ku mutima uyu munsi wa none, ni ijambo riguhumuriza wowe wari uri kunyura mu bikomere. Reka twumve ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 54. Ndasoma kuva ku gice cya mbere imanuke kugera ku gice ndasoma kuva ku gice cya 11 ngere ku gice cya 13. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Yewe uri kunyura mu kubabara, mu kurenganywa, mu guhungabanywa n'inkubi y'ibigeragezo, Mana ishimwe. Wowe udafite shinge na rugero, wowe watsawe, wowe udafite ukumva, wowe udafite kurengerwa, Imana iraje kuguhumuriza, Imana iraje kugutabara, Imana iraje kukurwanirira, Imana iraje kugucira inzira. Imana ishimwe cyane. Ndaje kugira ngo nkuhumurize, kugira ngo umubwire ngo ejo hawe ni heza, sigaho kwiheba, sigaho gucika imbaraga. Yesu ni umwami, uko yahozeho n'uyu munsi niko akiri, n'ukuri araje abigenze neza. Imana ishimwe. Reka dusome. Imana ishimwe. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye meza. Iminara yawe, Imana iri kuguha amasezerano akomeye by'ibyo Imana izakugirira. Birakomeye cyane kubwira umuntu uri mu kigeragezo ukamuhumuriza ngo yumve. Hari abagira ngo nuko bashinyagura, hari n'ababifata bakamva ngo ntibizabaho. Uko kwizera kwawe, ngira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, kuko Imana igihe cyo kugendererwa kwawe kirageze, kuko Imana ije kugusana, Imana ije kukubaka, Imana ije kukugirira neza, Imana ije kukurwanirira, Imana ije kugucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 12. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana. Iminara yawe Imana izayubakisha amabuye abengerana, amabuye y'agaciro. Imana ishimwe. Haleluya. Mana yacabwe cyangwa kandi urungabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Urungabano rwawe Imana izarushingisha amabuye anezeza. Ntuzongera kuba igisitaza, ntuzongera kuba ikigusha, ntuzongera kuba ikibazo. Haleluya. Urufatiro rwawe ngo Imana igiye kurwubakisha amabuye anezeza. Ntuzongera guhura n'akababaro, ntuzongera guhura n'agahinda, ntuzongera haleluya kubabazwa n'ahahise hawe, ahubwo ahahise hawe uzahongeraho ubu ngubu hakubyarira ejo hazaza heza. Imana ishimwe. Haleluya. Ku murongo wa 13. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Haleluya.
abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Wa mubyeyi we wari ufite ikibazo cya minerivare, wa mubyeyi wari utari ufite ikibazo cya minerivare ariko wari ufite abana kwiga byananiye, bavuga ngo babaswa, harimo ingeri zose. Hari abafite minerivare ariko abana bakababaswa, hari abadafite minerivare abana bagiye kuva mu ishuri. Isezerano Imana impaye nkubwire umunsi, abana bacu bazigishwa n'Uwiteka, nanjye ndaricakiye. Haleluya! Imana izatwigishiriza abana, Imana izabaha ubwenge, ibahaye ubwenge kandi izabigisha. Ntabwo bazacikiriza amashuri, byashoboka ko aribo ba mbere bagiye kuziga bakaminuza bakaba abadogiteri. Imana ishimwe cyane ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Nubwo turi mu bigeragezo byo kurenganywa tugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntabwo ariko bizahora. Urubyaro rwacu ntabwo ruzagubwa nabi, abana bacu bazagubwa neza. Abana bacu bari baracikije amashuri bagiye kuyasubiramo, abumvaga kujya mu ishuri ari ikibazo bagiye kurijyamo. Imana ibongereye imbaraga, Imana ihaye abana bacu ubwenge, Imana ihaye abana bacu minerivare, Imana ibahaye za bourse mu izina rya Yesu Kristo. Nimba Imana itubwiye ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka, ni ukuvuga ngo bourse zirahari, minerivare zirahari kandi itanze ubwenge. Nubwo twari mu bikomeye, natwe Imana igiye kongera kutwubaka, natwe Imana igiye kongera kutugira neza, natwe Imana igiye kongera kudutabara, igiye kuducira inzira aho zitari ziri. Ongera wizere Imana, wongere wiringire Imana. Ni Imana y'umutabazi, ni Imana itabura kuboneka, ni Imana itabura guseruka, ni umufasha mwiza. Haleluya! Yesu wacu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya! Ngo uzakomezwa no gukiranuka. Imana ishimwe. Byashoboka ko ako gahinda n'umubabaro byakujyanaga mu gukiranirwa, ariko Imana iguha isezerano ryo gukomezwa no gukiranuka. We wari uri mu byaha, wumvaga gukiranirwa ariho ubonera amaronko, vayo uzakomezwa no gukiranuka. Uwiteka azakubera Imana, Uwiteka azakubera umutabazi, Uwiteka azakubera umujyanama, Uwiteka azagucira inzira aho zitari. Ngwino mwene data, ngwino kuri Yesu, ngwino dutabare, ngwino dukure ku cyavu, ngwino twuhagire. Abana bacu turi garanti, nta mubyeyi n'umwe utanezezwa nuko umwana we ari kwiga agatsinda, atari kujya mu ishuri ngo arwaragurike yongera atahe. Nukuri nimba Imana itubwiye ngo abana bacu bazigishwa nawe, nuko bafite Imana izabaha vinzima, izabaha ubuzima buzira umuze, izabaha minerivare, izabaha ubwenge. Natwe tuzagubwa neza kuko Imana izashyiraho urufatiro rwo runezeza. Yesu ashimwe. Washoboka ko ari wafunga iyi video uri kuhungabanywa n'inkubi y'umuyaga, uri mu bigeragezo, aho urugo rwakunaniye, amashuri yakunaniye, business zakunaniye, abana byananiranye, byose byagucanze. Imana ikugarutseho, subizwamo ibyiringiro kuko Imana nije kugutabara, Imana nije kukurwanira, Imana nije kugucira inzira. Acira amahoro muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo uzakomezwa no gukiranuka. Amina. Tugiye gukomezwa no gukiranuka, tugiye kwiringira Imana muri byose. Ntabwo tuzongera gukomezwa no gukiranirwa kwacu. Gukiranuka k'Uwiteka kugiye kudukomeza, kugiye kudutuza hagutse, kugiye kutugirira neza, kugiye kuturwanirira, kugiye kutwambika, kugiye kudutwikira. Nta mwanzi uzadukanga, nta mwanzi uzadutera. Bazadutera mu nzira imwe, batatanire mu nzira ndwi. Abana bacu bagiye kuba imitwe, ntibazigera baba imirizo. Natwe turatabawe, natwe Imana iraturengeye. Imana ishimwe. Haleluya! Yesu ahabwa icyubahiro. Agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba. Agahato wari urimo uracishwamo kagiye kukuba kure, kandi ugiye kuba kure y'ibiteye ubwoba. Napokea katika jina la Yesu. Nanjye ndabyakiriye. Wagahato we, bye bye.
ngiye kuba mu mahoro adatangwa n'iyi si, amahoro atangwa na Yesu Kristo. Bigiye kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Ni Imana, iri jambo rigiye kuva mu nyuguti riba ubuzima. Wowe uri kunyumva, gira kwizera. Yesu aje gukora ikintu gisha kandi kigiye kwaduka. Aje kubikora, aje kubiringaniza, aje kuducira inzira, aje Yesu we, Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kure kuko utazatinya, ntago nzongera gutinya n'ikintu na kimwe. Imana ubwiri muri ruhande rwacu, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera mu izina rya Yesu Kristo. Kuva uyu munsi tugiye kuba kure y'ibiteye ubwoba, tugiye kuba kure y'ibyaducaga intege, tugiye kuba kure y'ukugenda twumva dukandagira mu mahwa. Imana yacu iradutabaye, Imana yacu iraturengeye. Haleluya. Kandi Yesu wacu ashimwe cyane. Ahari bazaterana, ariko si nge uzawubateranyije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Nukuri kw'Imana hari bazaterana, ariko si Uwiteka. Byashoka ko banateranye n'ubu hari amateraniro, ntago ari Imana izabibateranyije. Nuzadukoraniraho wese kuturwanya azagwa ari twazize. Acirira ijambo, urigendane, urikomeze. N'iryawe wari wihebye, n'iryawe wari udafite inzira, n'ibyawe wabonaga ko bidakunda, ahari bazateranya, ariko si Uwiteka azaba bateranyije. Mana turagushimye, Mana Uwiteka Nyiringabo, bwiza n'imbaraga zacu. Masa ndagushimye nkama mateta, ndagushimye kuri Imana igira neza, ndagushimye kuri Imana icinzira aho zitari, ndaguhimbaje ko nta wundi wanye nawe. Witwa Imana rubasha, witwa Imana rugira, iri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Ndagushimye ko nari guhungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ariko kuyiturishije Imana nziza. Ndagushimye kubw'aya masezerano, ariko urubyaro, ariko ubuzima bwanje, ariko ababisha banjye. Uwiteka Nyiringabo, uhabwe icyubahiro. Niko sengeye mwene data uri kunyura mu bikomeye, sengeye mwene data abana be bari bamunaniye, byari bigoranye Mwami, nta kure habaho ucakura umuntu. Reka ikiganza gikiza kibakoreho Mwami aba bana bari barwaye, reka ikiganza gikiza gikore kuri aba bana bari barishwe n'ibiyobyabwenge. Uri mu isi ibihe byose Uwiteka Nyiringabo, nta wundi uwanye nawe Jehova n'isi, nta wundi usa nkawe Jehova Yire. Acira Mwami, turagushimye, uri Imana yacu bwite. Tugukura ubwatsi byiringiro bizima, twakugeranya nande mwana data. Acira amashimwe yacu data wera. Nukuri ushimwe ko hari bazaterana, ariko atari wowe uzabateranyije, kandi ubwo bazabateranye ku bwacu baturwanya, uri mu ruhande rwacu uzaturwanirira Mwami. Uzaducira inzira byiringiro bizima, uzacagagura, uzaranduza, uzakongora, uzubika imigambi yabo yose Mwami. Tabara mwene data wari ufite agahinda, tabara mwene data byari byayobeye. Reka ikiganza cyawe kimukoreho Mwami. Kora ku mutima wari wuzuye nimba n'agahinda, kora ku mutima wari wuzuye umubabaro Mwami. Imbabazi zawe zibamanukira Uwiteka. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri uwo gushimwa n'amahanga yose. Nta wundi uhwanye nawe Yesu mwiza, nta wundi umeze nkawe, uvuga nkawe, ukora nkawe. Ari Imana nziza. Mana ndagushimye, aya masaha turaguhimbaje Uwiteka Nyiringabo. Reka buri wese umubere Imana kandi umubere igisubizo mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nanze gukomeza gusenga kugira ngo video yanjye itaza kurangira nakomeje gufashwa. Nimba ushaka kuzaza gusengana natwe, turasenga buri nimugoroba kuri Zoom. Ujye muri video zabanjije, harimo link ya Hallelujah Ministries. Dusenga buri saa 2 za nimugoroba amasaha yo mu Rwanda. Yes, saa 2 za nimugoroba. Nimba uri muri Canada, nimba uri muri Australia, nimba uri muri Europe, ariko nibaza ko isaha yo mu Rwanda ari kimwe n'iyo muri Europe. Dore bagiye guhindura amasaha kuva ku cyumweru, tuzasura ku isaha imwe n'iyo mu Rwanda. Uhawe ikaze kuzajya uza gusenga. Hari igihe mba ari njye uri kuri Zoom ndi kubwiriza, ndi gusengera abantu. Hari n'igihe ari bagenzi banjye bari gusenga. Kuwa mbere dusengera ubugingo bwacu, kuwa kabiri dusengera economy na finance by'ingo zacu,
kuwa gatatu dusengera abarwayi,